nakuriye mu buzima bwo kwitonda kuko wakunda no kumwita ngo cy'abakobwa nyine muri fiyanse yaransuraga ariko ntabwo byakundaga kubaho kenshi kuko nabaga mukeneye akenshi rimwe na rimwe kubera dukunda nko kujya ahantu hitaruye nko mu butayu kugira ngo mbese twirinde twajya nk'ahantu mu butayu agasasa igitenge tukicara tukaganira ibyo tuganira ko nakoraga ahantu akazi ko mu rugo yaba yansuye tugashyiramo metero nk'ubu ngubu bashyizemo muri kino gihe cya kovide kugira ngo tutanduzanye korona twashyiragamo metero mu buryo bwo kwirinda kugira ngo imibiri yacu idakora nawe mbese bigatuma bitugusha mu zindi tutateguye. Reka rero nongere mbasuhuze nongere mbifurize umunsi mwiza. Turacyari mu minsi ya mbere y'umwaka, turacyari mu minsi nyine itangira umwaka cyangwa se mu kwezi kwa mbere. Batangiye kugera ku gashomeri, muri minsi ubushomeri bavuze ubuhuha kubera abana bagiye ku mashuri, batangiye kugera abo ubushomeri bwatangiye kwataka. Mwihangane abandi barimo bagenda bafata gake gake nkatwe basibateye natwe dukomeje kuba turundarunda iyo tuzaha abana bagiye kujya ku ishuri cyangwa se tujyana kwa muganga muri maternité abagore bacu bagiye kubyara. Uyu munsi rero dufite umutumirwa mutari musanzwe muzi ariko uritonze cyane. Banze batusuhuze. Ndabasuhuje na Yesu Kristo. Mwakoze cyane. Amen. Bakwita nde sasa? Amazina yanjye nitwa Ndababonye Jean Damascene. Kugize ute? Ndababonye. Natwe turakubonye. Jean Damascene. Jean Damascene ko witonze cyane. Ni impano yanjye kwitonda niko nabyirutse. Ni ibintu byawe. Sanze meze gutya. Uwumva wowe bitakubangamiye? Oya ntabwo bibangamira kuko nibwo buzima nakuye. Ubwo wowe urabibangamiye. Sinzi njye numva ari ibintu nyine nisanzemo, ntabwo ari ibintu nshakisha nyine ahantu hose mu buzima bwose mbayemo bambwira ko nitonda. Wese ubona witonda, bakubwira ko witonda, ubona witonda. Mba nitonda kuko n'ingeso zawe ziritonda se? Uyirabeshya. Ingeso nazo ziritonda. Jean Damascene urubatse, ufite abana bangahe? Umugabo, ufite umudamu n'abana batatu, umukobwa babiri n'umuhungu umwe. Abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Umudamu wawe murabana cyangwa mwamaze no gutandukana deja? Oya madamu turabana. Mubanye neza? Tubanye neza nta kibazo. Damascene umwaka wawe utangiye ute wowe? Abana bari ku ishuri cyangwa ntabwo wowe barageza n'igihe cyo kujya ku ishuri? Abana bari ku ishuri, mukuru kwiga muri primaire ya mbere, uwa kabiri ari kwiga garidiyeni ya kabiri, umuto wari ku ibere. Umuto wari ku ibere. Umwaka n'amezi umwaka n'amezi nk'atatu. Use Damascene ujya ubasha kubwira umugore wawe uti ndagukunda iki kuko ukuntu witonze babona utabasha ndabimubwira. Ikibazo ndabimubwira tujya tubiganira mubwira ko mukunda. Ariko ngari mu mwaka. Ngari mu mwaka kenshi kubimubwira ko mukunda. Reka ibyo duhita tubireka. Wambwiye ko ukijijwe, ubundi iyo umuntu yagiye gukizwa ubundi warakijijwe iki? Ubundi gukizwa kuko urumva abantu twese twarakijijwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ubundi wowe ukijijwe iki? Ukijijwe ibyaha. Ibihe se wakoze ibihe? Nubwo nk'icyaha wakoze Dama. Ndi umwana mutoya nyine nakoraga ibyaha, gusuzugura ababyeyi. Ibyo ni ibyaha, ibyo ni ibintu ni kamere zacu tubana nazo. Nyine bisanzwe ibyo nakoraga ariko nshaka nyine gukorera Imana. Byose numva ngiye nshaka gukorera Imana, nkaba nshaka kuba mu nzu y'Imana kenshi. Numvaga kuba mu buzima budakorera Imana nkumva birambangamira. Kubera iki? Reka tubanze tunasenge kugira ngo yenda tuze kuganira tuziranye cyane, sibyo? Ni kuko nimba nakuriye mu nzu y'Imana, banze dusengere ubundi tuze kugaruka tuganira byimbitse nge nawe. Urakoze cyane. Mwakoze kuba Imana dusenge, turagushimira Uwiteka Mana nziza, tugushimiye kuri Imana ikomeye cyane, ubera kandi urakiranuka. Tugushimiye Mwami uburinzi bwawe bukomeye Data twese, waraturinze umwaka utamusinyagora ku ngoma, turagushimiye. Twanyuze muri byinshi ariko Uwiteka uraturinda. Uyu munsi Mwami turashima izina rya Data twese Nyiringabo. Ari benshi Mwami twari tuzi Mwami batakiri Mwami bamaze kuva muri uyu mubiri Data twese Nyiringabo,
turacyaturinze Mana ngushimiye ko warinze abavandimwe data twese ngira ingabo tukaba twongeye guhura amaso ku munsi tucyumye kumwe kabazo nyagura ku ngoma Mana ndakwinze Uwiteka data twese tugiye gukora mwami ikiganiro ndakwinze Uwiteka uri kuzubana n'aka data twese ngira ingabo mwami Imana dushyigikiye data twese ngira ingabo reka Mana ikiganiro tugiye gukora mwami cyo guhesha izina ryawe cyo nyagura ku ngoma reka mwami umuntu wese uzacyumva kizamufashe kizambura imitima benshi data twese ngira ingabo uturinde kujya muri byinshi ubwo Mana dushyira izina ryawe mwami hejuru data twese urakoze mu izina rya Yesu njyambaje ni amen 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 twari tubanje kuvuga ngo ese ubundi wakijijwe iki gusuzugura ababyeyi ubifata nk'icyaha mu rugo ntabwo nava ko rwari rukijijwe navutse nsanga papa na mama ari abanyagatulika nanjye nyine nisanga muri iryo dini ndikuriramo ndumva narahinduye iryo dini maze kugira imyaka 20 yego nibwo nagiye muri ADPR ariko n'ubundi mbere yo kujya muri ADPR nari umuririmbyi nakuze mu buzima bwo gukorera Imana nkindi mu Katolika nari umuririmbyi ndi umukorari mbese mba mu nzu y'Imana kwegeragera numva umuhamagaro wanjye urimo kunyemeza kujya muri ADPR nanyigeze muri ADPR ugiye muri ADPR nibyo ni byiza wagiye warashatse cyangwa washatse waragezeyo oya nagiye nkiri umwana nari umusore w'ingimbi ndashaka kugira ngo tuze kwinjiraho gato cyane ku buhamya gato mfite bwawe nzi gakeya nubwo wanyemereye ko wenda tuzariye tuzaburambura bukaba burebure kugira ngo uvuge uti ngiye mvuye muri Katolike ngiye muri ADPR wabitewe n'iki bitewe nuko wavuze ko nitonda nakuriye mu buzima bwo kwitonda ko wakunda no kumitango cy'abakobwa nakuze nitonda nakoranye n'abana ubundi mu rugo tuvuka turi abana 6 nakoranye n'abakobwa 4 n'abahungu 2 nongeye nkura mu buzima bwo kwitonda nkaba hafi ya mama mbese nkumve ubuzima bwo urumva abana baba mu cyaro abana bajya ku muhanda mbese ugasanga abana bajya mu mipira ngere ntabwo nisanze ntandukanye nabo ngabo nkumva ubuzima bwanjye nuko kuba hafi yo mu rugo mama mbese nkumva imirimo yanjye yo kuba hafi nkava mu rugo uko bantumye narinze njya mu barokore ntarajya mu kabari sinzi mukabura ukuntu hamera ntabwo nigeze njya kugura inzoga mu kabari nyine nuko nabyisanze ariko wayinywaga bayikuguriye yenda iyo babaga benze urwagwa ikigage narakinywaga ariko sinigeze njya kuvumba ntabwo nigeze njya kuvumba kuko usanga abantu bajya kuvumba nywaga mu inzoga mu rugo mu bukwe bwawe wigeze wemerera abantu kuvumba nimba utaravumbye mu bukwe bwawe waravumbye nawe wavumba umuceri umva nk'ukuntu wasangaga nk'abana mu cyaro bumva ngo ahantu habaye gusa nko ku kabari ugasanga abana ku iwacu turiye kaburimbo kuva mu rugo ujya kuri kaburimbo ntabwo ari kure cyane wasangaga abana ugasanga bahagaze ku mihanda aho babaza ingurube iwacu no mu majyepfo bakunda kubaga ingurube ugasanga bahagaze ahantu babaza ingurube ariko njyewe ubwo buzima nkumva si ubwanjye nkumva ubuzima nimba ngiye muri korali nirangira ndahita ntaha ngiye mu rugo waririmbye muri korali se unanarusomaho gake nyine mu Katolike nyine ariko muri Katolika ahubwo urusengero wanarukira mu kabari aho kugira ngo wubake kiliziya nini gusebya amadini nta kibazo ubu ntabwo babikomeza nyine ushobora kunywa gakeya ntusinde ariko warasinda ntukore ibibi ibyo biremewe rwose byemewe bya Katolike nta kibazo reka noneho tugire ugeze kumwe uti ngewe narinze nkora ubukwe ntarigera nkora icyaha cy'ubusambanyi nibyo niko bimeze gusa ari muzima ni muzima gusa nuko numvaga ngiye muri ngewe numva nakuze nyine nkunda kuba imbere y'Imana numvaga ngiye nkunda kuba mu nzu y'Imana noneho ngambira nkiri mutoya ko ntazasambana nabonaga mbese kenshi nk'abantu nari nzi twabyirukanye ukajya kumva ngo umusore yateye umukobwa inda ukuntu umukobwa mwabyirukanye ukuntu aratwite ukumva ngo yitewe na runaka agasanga abo bantu nk'abakozi b'Imana abantu baba muri korali ibintu tubamo ni ibiki nkumva binteye agahinda mbese nkumva ntavuga ubutumwa ririmo iyo bituma ngambirira neza kuzaba mu by'Imana ariko mbere ari igihe umuntu ajya mu by'Imana ariko kumwe kujya mu by'Imana kundi ukaguma mu by'isi rero nagize ndavuga nimba ngiye mu by'Imana ngiye kubijyamo neza nta byo kuvuga ngo ndavangavanga nganiriza noneho sasa twinjire wajyaga wumva
imitingito basi iza ukirinda icyo cyaha ariko imitingito ihari imitingito imeze ute? yo mu mubiri ntabwo ujya utingita mu mubiri Mu mubiri numvaga ndi muzima, numvaga nifite n'icyizere. oya ibyo bitureka ibyizere hari ukuntu ngewe nkatwe iyo tubyutse saa 11 usanga hahiye urumva ko ukabona saa 11 hahiye ukigaragura rwose ugatsinda satani ariko wamwumvise ko ahari ikikwemeza ko ukomeye ni uko nyine umubiri ukora warakoraga ariko nkihangana kuko nari mfite intumbero ntumbereye kuko urumva ko umubiri ushatse gusambana ntabwo wajya kubikora nkihangana kuko nari mfite intumbero ngambiriye kuzageraho. byiza se nka sheri wawe yigeze aza kugusura nko mu rugo akavuga ati jyewe kanjye kumusura mu gihe mwaba muri fiyansaye nyine tu nyine muri fiyanse yaransuraga ariko ntabwo byakundaga kubaho kenshi nabaga mukeneye akenshi rimwe na rimwe kubera dukunda nko kujya ahantu hitaruye nko mu butayu kugira ngo mbese twirinde twajya nk'ahantu mu butayu agasasa igitenge tukicara tukaganira ibyo tuganira ariko hafi aho hari abantu burya icya mbere ni ukwirinda kugira ngo mbese tutatugusha mu mutego. amarogi n'utubari byari byaraje ku buryo nyine ku buryo bari gusohokana duhari ariko nk'abakozi b'Imana twirindaga nyine ikintu. nawe yarakijijwe twamenye muri korali ndirimbamo duhuriramo nyine tuza gukundaniramo hanyuma kugira ngo nyine tutagira ubutumwa mbese butazaho umugayo kubera twebwe twirinda hano bya bintu kaza naho nabaga ko nakoraga ahantu akazi ko mu rugo yaba yansuye tugashyiramo metero nk'ubu ngubu bashyizemo muri kino gihe cya kovide kugira ngo tutamenya korona twashyiragamo metero mu buryo bwo kwirinda kugira ngo imibiri yacu idakora nawe mbese bigatuma bitugusha mu zindi tutateguye twashyiragamo metero. okay kare kwinjira muri gahunda zanyu ariko byajyaga iyo mwabaga muri kumwe yenda mwanakizemo nako kametero ntabwo wajyaga wumva nyine umutima ukubwira ati ariko wakasamo santimetero ukagenda wegera muri santimetero 30 ku buryo bitewe nuko nari nkijijwe kandi numva izo ngeso ntazigenderamo numvaga ngiye icyo ngambiriye ari kuzubaka urugo rwiza ariko rega n'abandi bishe izo metero nabo barazubatse kandi nziza nta kibazo biterwa n'icyo umuntu nyine yemereye Imana wumva wemeye ikintu ntugikore ntabwo aba ari byo njye numvaga nyine gahunda yanjye ari uko nzakora ubukwe nta mutima uncira urubanza. wigeze ukina iby'abana gute ko bakunda abana bakina bagakina umwe akaba papa undi akaba mama undi akaba indogobe undi akaba abana wakinaga uri indogobe wowe? wakinaga kwishyura mu nsina kubaka za runonko ndashaka saye ukayikina mugahita mujya kwisha mwari papa undi ari mama. narabikira. wigeze uba papa ho ngo uzuze inshingano z'urugo ukiri mutoya? baginaga iby'abana nyine bisa indogobe wari indogobe bajyaga kugira indogobe bakakwicara hejuru. noneho urashatse ntiwajyaga wibaza uti ibi bintu nindamuka nshatse nzashyira gahunda ku murongo z'urugo gute mu ijoro rya mbere? nakunda kuganira n'abantu bubatse ingo nkabagisha inama uko bigenda gusa nyine nakunda kuganira iyo uganiriye n'abasore bakugira inama nyine z'abasore ariko uganiriye n'abantu bakuze bakugira inama z'abantu bakuze iyo uganiriye n'abasore bakubwira ati iyo utasama ukiri umusore mbese iyo ushatse birakunda mbese akakunda kunganiza ibyo ariko nkumva barimo kunshuka simbyemere nyine nkaganira n'abantu bakuze bazi nyine icyo gukora inama z'abasore ntabwo zakugeza ku ntego wiyemeye yego nabo barazigira ariko nyine bakugira nk'iz'abasore kuko nakunda kuganiriza abapapa bubatse nyine nkababwira uko bimeze. ubwo rero urashatse umugore unamenye nuko bikorwa yenda siko bimeze mwubatse urugo ruzima ntiwigeze uvuga uti byibuza ni ibintu byeze n'ubu ngubu byo gucana inyuma uvuga uti byibuza reka njye no kureba nimba umugore wawe ari igikara nimba ari inzobe gutereka njye kureba igikara ko biba bimeze nimba ari igikara njye kureba ntabwo ibyo bintu byose bikubaho uvuga uti ngewe reka rwose njye no gutestinga yanjye na madamu wanjye turizerana none reka turi mu byo kwizerana wenda arakwizera ariko ubu aha turi muri kumwe izo ngeso njya nzigenderamo numva umugore wanjye anyuze wenyine mba numva ari anyuze nta bandi bagore njya ndarikira muri njyewe ngo numve ndarikiye nyine ngo izo nzobe cyangwa ibyo cyangwa umubyibushye cyangwa unanutse ni ukuvuga ngo nyurwa n'umugore wanjye ariko uzi kwirekura ntituze kubeshyanya kuko ino n'isi turimo
urumva ko nubwo waba uri umusore nubwo waba uri iki nubwo waba uri impumyi siko njye urumva n'impumyi zikabakaba ariko ntabwo ujya wumva uvuga uti ngewe nibyo ugakomera ku gakiza kawe ariko satani iyo kajemo oya kuba nkunda kuba mu bihe byo gusenga cyane kenshi ntabwo ubona umwanya wa satani ntabwo uwo mwanya nkubonaho ko nk'urugero naguha burya iyo utanze ikiganiro nk'iki ngiki uzarebwa n'abantu benshi kuvuga ngo kandi urumva no mu gihe umaze imyaka 20 wamaze guhinduka ukavukire kabisa bakuzi ngo n'umurimo nkora mu nzu y'Imana ndi umuririmbyi ndi umuyobozi w'abaririmbyi korali Nyoboya irimo abadamu benshi nta n'umunsi umwe nari numva n'umudamu avuga ati buriya Amaseni yanvangiriweho yenda yanshurashuyeho nabyo njya mbibabwira nti se basa n'ubu ngeze nshurashuraho ngo mwereka n'amaso buhehese gati oya rwose bituma tukuzi ubona uvanga ibyo mvuga mbihagazeho ari igihe umuntu avuga ibintu njya nyine yabonesha abantu bamubone ariko mvuga mbihagaze iyo bavuze bati mu rusengero bavuga ati umuntu wumva yajya mu ijuru namanika akaboko wumva yajya mu ijuru namanika akaboko bamwe mbona nyine iyo urusengero rurimo abantu 1000 byibuze 40 nibo bamanika naho abandi 990 ntibajye bamanika ujye ubibona ndabibona wowe se wakamanika ngo biti ngiye n'ubundi rwose ku bwitonzi bwanjye bwangeza mu ijuru byashuka mu bwitonzi ntabwo bwangeza mu ijuru ariko bitewe nuko umutima wanjye mba numva unyemeza numva Imana ivuze ati ni munsi ndashaka gucyura numva narijyamo bitewe nuko ibyo nsaba gukora n'ibyo nkora simvangavanga yego nanjye sinyanuka kwijana ariko iyo nakiraniwe menya ko nakiraniwe nkaca bugufi nasaba Imana imbabazi ko na Dawidi yakoraga ibyaha kugira ngo ntamugiza amurusha gukora ibyaha ariko agaca bugufi akamenya ko yakoze icyaha akihana Imana ikavuga ati mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka kuvuga ngo iyo wakoze icyaha Imana ikunda abantu baca bugufi si uko turi Imana irabizi ko turi mu isi kandi mu isi nshobora kubeshya nanjye nkisanga nabeshye bintunguye aho nkisubiramo avuga nti haranakoze ikosa aca bugufi nasaba Imana imbabazi none se nk'ubu ngubu ni iki kintu ugenda kivuga kiraha cyangwa se kuri gisi urabizi ibyo ni kuri gisi nk'iki kintu ujya ukorera umugore ukavutereka madamu wanjye nkurisha isi njye na madamu rero ubuzima tubamo ni ubwo gukorera Imana ariko n'ubundi kuri gisi mfashe amafaranga nkajyana umugore wanjye ku Gisenyi ku mazi akambara bikini tugatwika hagashya koko ntaho twaba tuyiriye ayo mafaranga rero kugira ngo tugende ku Gisenyi twayakoresha umurimo w'Imana ariko nanjye mfite niba nkorera 500 ku kwezi nshaka kujyana 340 nkayaha umurimo w'Imana andi nkasavinga nkavuga ni ku kwezi 300 nzajyana ku Gisenyi n'umugore wanjye Ega ntabwo ubwo buzima twari twabugeramo kandi nuko tugambiriye kuzabujyamo gusohoka ntabwo ari bibi ariko none ureba ikijya mbere uvuga ati se njya ku Gisenyi ushobora no kwinezeza uri no mu rugo kandi bigakunda kandi ukabasohokera hafi ariko mbese atari ibintu by'ibikabyo cyane ngomba numva ari njye aribwo buzima ujye mujyana nyine ukamugurira nka kamushikake kati gahekenya cyangwa uruvuga utewe kugira ngo ngengure brushete ya 2 tuguremo inusu tuyijyane mu rugo navuze ngo kuba umuntu yasohoka akaba yaguriye brushete ni byiza pe gusohokana umuryango ni byiza ndabikora ariko si kenshi kugira ngo nyine mbashimishe nabo bishime ariko nyine atari ibintu byo kuvuga ngo mfashe ngo urugendo ngiye ku Gisenyi nta yindi gahunda njyanyeyo atari umurimo w'Imana wamaze imyaka 20 umaze imyaka 20 mu mujyi wa Kigali mu buzima buhenze umujyi uri kujyamo ngira ngo ubwo mu myaka 20 kilo cyaguraga 30 kibirayi urabizi ngenda bizi kigura 30 nanjye ndabizi mu myaka 20 icyo kilo cyaguraga ibiceri 30 kigeze kuri 600 700 siko bimeze urumva kimaze kwikubiza inshuro zirenga 30 ubwazo siko bimeze wabayeho gute mu ubwo buzima ugakomeza no gukizwa kuko urumva twebwe dushaka n'ibiceri rimwe na rimwe hari yajyamo no kubeshya siko bimeze hari yajyamo no kugira gute kandi uhora amaze uvuga icyo gihe kuva natangira gukurikira Yesu sindasubira hasi siko bimeze nganiriza ubuzima bwawe bwo kuba mu mujyi wa Kigali utabeshye utagize tudakoze ibyaha kandi bavuga ko nta mukire ushobora gukira atagize atibye kuvuga ngo ngiye ubuzima nakunze kubamo kenshi kuko sinigeze niga ngo mbese mvuye ngo ndi umunyamashuri mbona akazi kuko nize byakazi naje nkora i Kigali ni akazi ko mu rugo ubwo njye icyo nakoraga akona kubona akazi ko mu rugo nitwaraga neza udufaranga duke bampembye akuramo icya 10 nkagitanga andi akuramo iniforume za korali
Urumva nyine nabaga ndi mu kazi ko mu rugo ntishyura inzu ntakodesha. kubera waba uri mu kazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo urumva amafaranga baguhembye nta kindi uri buyakuremo, yenza ushobora gusevinga ukavuga ati reka niteganyirize, ariko udusigaye tundi nkadukoresha mu murimo w'Imana. Noneho rero sasa mu kazi ko murimo wo mu rugo k'imirimo yo mu rugo cyangwa se nk'umukozi wo mu rugo, ntibyabangamiraga abasobuja bajya kubuja kuba wagiye muri repetition ya buri kanya, wabonaga umwanya kujya gusenga kandi ukora no mu rugo? Bitewe n'ishyaka ry'umurimo Imana nabaga mfite, najyaga mu kazi bambwiye nyine ngo bashaka umukozi nk'umuntu ugiye kukandangira, kwanza nyine kugirana amasezerano. Ntabwo njye nubwo nje mu kazi kanjye ngenda umukozi w'Imana, ndi umuririmbyi, iyo ngaho ko nyine nzajya mboneka mu murimo w'Imana, ntaramugana akazi kawe kwihorere, nzabaho uko Imana ishaka, Imana ikancira inzira nkabona akazi. Ariko baretse gatoya, Imana ibyo bintu ngenge mbifata rimwe na rimwe nk'ubujiji, ugasanga umuntu yanze akazi k'amafaranga 40,000 cyangwa 30 by'ubukozi bwo mu rugo, icyo gihe yenda byo byari bikiri kuri 3-4 nibyo naje Kigali nkore ibihumbi 2,000. Exactly, ariko yari na menshi cyane icyo gihe, ukanga 2,000 ukajya kuko ku cyatanu kubera ko ngo gukorera Imana ugiye ugasengera mu rugo ntibyashoboka. Bitewe nuko nari ndi muririmbyi kandi ntabwo waba umuririmbyi utabonye uburyo ukora repetition. Ubwo nyine babyangana nyine ko bumvaga nyine bibangamiye, nahitaga mbabwira rero nimba bitashoboka nange ntabwo nari ku murimo w'Imana, nyine babyemera byibuze ndabamo n'umunsi umwe, kuko repetition yabagamo 2 mu cyumweru, no ku cyumweru bakangate se ntabwo. Ibaze nawe uretse kurenga aho ngaho, ibaze nawe iminsi 7 igize icyumweru, byibuze iminsi 3 wabaga ushobora kuba utari mu rugo, undi munsi runaka umwe n'umwe, siko amasaha amwe namwe nako ukaba utari mu rugo kandi mukarepeta mu masaha nimugoroba, ubwo abakeneye guteka, urumva ibyo bintu atari kubangamira abandi kandi uri mu murimo w'Imana. Nyine urumva nanjye twamanzara kubiganira, we yakumva azabyihanganira nyine tugakorana, yakumva atabishoboye nyine akangati ntabwo nabishobora, ariko nanjye nk'umuntu washaka gukora ntabwo nashaka kugira ngo mbe mu buzima bw'ubunebwe. Yanyemeraga akama nk'umunsi umwe wo kurepeta umwe, akama no ku cyumweru wo guterana, nanjye nyine tugakorana nta kibazo, kandi nanjye nkakora nyine nk'umuntu ufite gahunda. Nimba bampaye umwanya sinkupfusha ubusa, ko hari inkingi umuntu asaba uruhushya ngo agiye mu murimo we ariko ntaba ari hajya, akigira nko mu bindi. Nanjye nabaga mbonye uwo mwanya nawukoreshaga nyine nk'uko bawumpaye, kandi n'akazi nkagashyira ku muntu, bakambwira ati wowe jya ukora akazi kawe, nukarangiza ugende muri ya masaha n'ubundi wakaryamye ugende ujye gukora iyo Mana yawe. Nuko nabikoraga. Ntabwo wigeze mubangamirana muri makeya. Okay, then ubwo uraririmbye, ubayeho perezida wa korali, siko bimeze, n'ubu yendure nawe n'ubu uracyari we. Umaze igihe kingana iki kuba perezida? Perezida 2018. Wavuze ko mu cyaro wakuriye wajyaga ubona abakobwa bamwe babateye amada, nibyo, n'abahungu bagatera inda. Muri korali byari byabaho aho uyobora? Mu buzima tubayemo ntabwo byabura, kusitani nakomeje muri korali mu buzima bwo nta kibazo, turazitera tubandi kaziterwa abandi bakagira gute. Muri korali yewe byari byabaho? Byabayeho. Ni gute umuntu w'umurokore ushaka kubaka urugo rwiza yatreatinga cyangwa se yabana n'umuryango we? Urumva hari igihe ushaka umugore mudahuje, washatse umugore muhuje itorero n'imico n'imyifatire, ntabwo mujya mushwana? Nyine mu rugo nta bantu batashwana, yenda buryo urugo rubanye ngo sinzi ukuntu babivuga ngo ntazibana cyangwa itajyemo ntabwo bawuzuye. Niba impaka zibayeho tuziganiraho tukazishaka n'igisubizo kandi zikarangira. Noneho mwitwara mute, murangiza mute ibisubizo byanyu mu kirokore mutagonganye? Nyine urumva nimba tujyanye ikibazo na madamu, twisha tukareba nyine impamvu yagiteye, nasanga ari njye wagiteye bamubangamiye nkamusaba imbabazi, nawe twasanga ari wambangamiye nawe akansaba imbabazi, tukabirangiza nta bintu byinshi bibayeho. Ntabwo yigeze usanga ari nk'imico yakubeshye yiye ku giti cye utari usanzwe umuziho ukavuga uti yenda mbere yabishyaga ko akora gutya na gutya na gutya, ugasanga hari uduco duto yagiye aguhisha? Ubona twamuhishe? Twabanje kuganira, ndamuganira njyewe nkunda ibi ngibi, nakangatangiye nkunda ibi ngibi. Ujye mwabanje kuganira nyine muri fiança, ukagura umuntu ukunda n'ibyo wanga, nyine mubana bizi,
nta yindi micungeze mubona idasanzwe. Ngaho none rero tuvungurira gato cyane ko ku buhamya bwawe gato cyane byibuza udutera amatsiko kugira ngo tuzumve ubuhamya bwawe igihe uzaba utuganirije, tuvungurira akantu gato cyane. Mu buhamya yenda nabavunguraho gatoya, kuvuga ngo nyine urumva ko navuye mu cyaro, nabwiye ko ntize nashyigaye nje gukora akazi ko mu rugo. Ntabwo wize? Ntabwo nize primaire ngeze mu wa gatandatu, nabwo ntabwo nayirangije. Gusoma no kwandika ndabizi, ariko ibyo nari mvuze kwiga segonderi gukomeza imanite byose. Kuvuga ngo ngeze i Kigali nakoze akazi ko mu rugo, ariko mu gukora akazi ko mu rugo nahise ninjira mu murimo w'Imana ndasenga. Rero mu gusenga habaho ibyo kuvugana n'Imana, amasezerano sinzi imbubizi. Ibintu by'amasezerano Imana ikavuga ati nanjye nzakugira neza, nzagukura uko mu mujyi wa Kigali kuko wanyubahishije, kuko uba imbere yanjye nzakugira neza, ushaka kuzakugira umugabo. Njye numvaga njyewe bitewe n'akazi nakoraga nkareba ubuzima mbaye, numvaga mbese ntashobora gukora ubukwe mu mujyi wa Kigali. Ariko Imana uko yambwira ko ishobora ibintu byose, nicyo ageze irabikora kugira ngo mbese ndemere ubuhamya, njye mbona icyo mbwira abantu, nkaba nabwira n'abantu b'urubyiruko numva ko bidashoboka, nagira ngo mubwire ngo ibintu byose birashoboka ku Mana. Ushobora kuba umuntu abona nta bushobozi afite, ariko mu Mana nagira ngo mubwire ngo harimo ubushobozi, harimo n'ubuzima. Icyo nabwira abantu, ushobora kuba ukennye ku butunzi, ariko Imana yacu ntabwo ikena. Iyo uyihashe gushaka Imana ukayishakana umwete, nayo iraza ikagushyigikira ikakubera byose. Ni ukuvuga ngo aho bushingiye Imana ngo iza nkora ubukwe ndabyizeye. Ngaho nganiriza ku bukwe bwawe, ufite bije ingana gute, ufite amafaranga angana te, nyine gute ubundi wakoze ubukwe mu mujyi wa Kigali ute, niba Imana rero ikwemereye? Ubukwe bwanjye burimo ibice bibiri. Ntabwo wakoze ubukwe bubiri cyane kuko n'ubuhamya burebure, ariko gake gake tunaze tubiganiraho. Nta kibazo rwose bugira pariti. Kuko ni ukuvuga ngo icyo gihe nagomba kubikora ntabwo bwabaye, habayeho ubu narawuteguye ubwa mbere ntibwaba, ariko buza kuba mu kindi gice cya kabiri. Byose nyine ngo nzana nabibabwiraho ko byagenze. Unyicishije amatsiko basi nk'igice cya mbere basi mpanga mu bwa mbere. Ni kirekire kandi bitewe n'umwanya. Kuvuga ngo Imana narambwiye nti nzashaka uwo mwanya turawushaka, kereka nimba ushaka guhita wirukanka, ariko mfasha byibuze nk'igice cya mbere. Gahunda mfite ndashaka kujya mu murimo w'Imana. Yego. Mfite gahunda yihuta tuzategura, nagira ngo nkumbuze abantu ko ubuhamya bwawe ni bwiza kandi bwubaka abantu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana yarambwiye ati, icyo gihe byari 2012, Imana yarambwiye ati ndashaka gukora ubukwe. Imana agiye kundaga kubimbwira kenshi nyuze mu bahanuzi, ariko njyewe bitewe n'ubuzima nabaga ndimo najyaga gushidikanya, mbese ukuntu Imana ikubwira ibintu birenze biremereye n'ubuzima waba urimo, kumva mbese wowe ntuhise ubishyikira. Urumva niba ukora akazi ko mu rugo uhembwa 5,000 kuko bizagukora ubukwe mu mujyi wa Kigali, tuhumva ari nk'ikintu kidasanzwe. Aho ko Imana ivuze ijambo rikurikirana mbese iraririnda ikigeze irisohoje. Mbese nabyizera rero igihe kiragera, Imana 2012 igeze nangati navuye nawe nje kubishyira mu bikorwa. Nangati nakubwiye ubukwe kenshi ntubyumve ntunabyemera, ariko ndi Imana itabeshya nje kubisohoza. Nangati uyu mwaka nonje kubisohozamo. Nangije nangati ariko nagira ngo ukorere ubukwe buzaba burimo ubuhamya kugira ngo uzajye ubona icyo ubwira abantu. Kugira ngo atangize umushinga ko muri ADPR habaho byo bita kwiyerekana. Nyango no mu matora nyine y'abarokore habaho kwiyerekana, mbese kugira ngo nyine bagushyire imbere. Nimba abantu bakibazo yakivuga ko yenda ugiye gukora ubukwe wenda warateye nk'umukobwa inda bitazi, niyo mpamvu bagushyize imbere no kugira ngo mbese ibibazo hatazabaho ubukwe ngo usange nyuma hajeho n'ibibazo. Nyine twayerekanye Imana mu burenganzira ngati tangiza umushinga nje kugushyigikira, ndi Imana ishobora ibintu byose. None mbiganire na madamu nayo ifite umukobwa icyo gihe twakundanaga, ariyo nawe tubana ubu ngubu, twari dukuranye igihe gito hafi nk'ukwezi n'iki cyangwa amezi 2. Njye numvaga namukunze, numva mfite nta mafaranga mfite n'ubushobozi mfite, numva mfite nyine nshaka nk'umuntu tuba turi kumwe mbese tube tutegurana. Ntazi ko biri mu mugambi w'Imana, ndabizi ko ntacyo ufite nawe ntacyo afite, ariko ndi Imana irema ibintu mu busabusa, ibidashobokera abantu njyewe ndabishoboye. Naje mbikanije umukobwa we nsanga afite amakuru kukurusha, nsanga yaje i Kigali afite amakuru. Ngo tubiganiraho tureba ukuntu mbese bari umwaka 2012 mbona nta bushobozi mfite, ariko ko Imana nzi ko ishobora ibintu byose. Hari ijambo riri mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 2 rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyingirwa ko bitazaba. Nicyo gihe duhamiriza ko n'abatubanjirije, mbese no kwizera ibyo utareba.
ibintu utareba mbese ukumva ko bihari iyo maze kimara kumbwira ati ndaje ngukorere ubukwe nahise mbwira ati we izere cyo gusaba no kwizera gusa ibintu byose ngiye nzabyikorera njye narizeye ntangiza umushinga mbese ibisabwa nyine by'ibanze ndabikora ndiyerekana mu itorero dusohora invitation zirasohoka zimaze gusohoka Imana yangaye ati wo mwana wanjye urakoze kunyumvira kuko namaze kumara amaze numva nyine bamaze gusohora invitation gize n'amatariki y'ubukwe byanze bikunze nyine ubukwe buba bugomba kuba aho kuma ishaka kugira ngo ndemere ubukwe ishaka kundemera ubuhamya yarangaye ati icyo ngusaba no gusenga no kwizera ibintu byose nzabyikorera hanyuma njyewe nyine nsaba gusenga no kwizera nayizeye ndanasenga yego rero no kuvanga ngomba kujya gusaba mu majyepfo aho bita Isave ibutare mviki maranga ngo nyine ngo nizabikora byose umva nyine ubushobozi nari mfite bwose bwari maze kurangira kuvanga nari mfite nyine umva nakora akazi ko mu rugo amafaranga menshi nari mfite ariko hagendera ku iki kwijwi ry'Imana ubwo birangije nyine ngendera mu ijwi ry'Imana igihe kigeze umunsi wo kujya gusaba ageze mfite amafaranga igiceri cy'ijana bamwe nkumbuza abantu ubuhamya tuzakora bamwe nizikorera umva nasimbuka umunsi ubwo bwageze ufite umunsi wa dote dote gusa ufite igiceri cy'ijana uwo munsi yari dote gusa yagombaga kuba mbese ugera afite amafaranga igiceri cy'ijana naje ndavuga nti rero nagiye numva abasore benshi bavuga ngo mbese umunsi w'ubukwe wagera mbese nta mafaranga afite cyangwa nta mwana afite cyangwa ibyangombwa bitabifite akaba yatoroka bakamubura ndavuga nti njyewe ntabwo ndi butoroka na telefone sindi buyikure kuko navuganye n'Imana nari mfite amakuru menshi anyemeza ko Imana twavuganye ndavuga njyewe ndashaka kugira ngo menye Imana amaherezo yayo yambwiye ko itazankoza isoni ariko yashaka kugira ngo ndemere ubuhamya yandemeye ubuhamya bukomeye mbese nzagenda mbibabwira nagira ngo ubuhamya tube tubucumbikira ngaha amatsiko bukomeje okay Jean Damascene urakoze cyane reka mureke ujye mu murimo ugiye gukora umurimo wa data dore ko ari cyo kintu kuva kera dupromisinge ko uzagaruka vuba kabisa kugira ngo tuganire abantu bahita bashira amatsiko batazagukumbura bakakubura siko bimeze urakoze cyane reka nkureke ujye mu murimo Imana iguhe umugisha cyane turi kumwe cyane